Amen. Nitwa Joseline Mukatete, umukobwa n'umukristo mu Gatenga. Umugisha ukomeye kubana namwe mugoroba, kubera ko Imana yarabiteguye kandi irabisoza. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Haleluya. Hariho ububyutse bwinshi cyane cyane muri uyu mujyi wa Kigali. Abantu bagerageza kujya ku social media, murabona amafishe menshi n'amatangazo ku maradiyo n'ahandi yerekana ko abantu bafite amasengesho kandi ibihe byinshi. Ntabwo nzi ikizakurikira ibi ngibi, kubera ko biri kose Umwuka Wera afite icyo ashaka. Rero muri ubwo bubyutse no gushaka Kristo cyane biri cyane muri uyu mujyi wa Kigali, Imana yaduteguriye natwe umugoroba, iminsi igera kuri 3 tuzaba imbere y'Imana cyangwa 4. Ni umugisha ukomeye. Haleluya. Icyampa bikaba atari ukuruhuka umubiri gusa, kubera ko namenye ko hari n'abantu baza mu rusengero baje kuharuhukira umubiri, kubera ko biriwe mu isi y'urusaku gusa, bakaza hano nk'abaje muri therapy, nyine ahantu ho kuruhukira umubiri. Ariko nabyo ntacyo bitwaye, hari igihe uhahurira n'Umwuka Wera n'umutima ukaruhuka. Rero mwagize neza kwitaba Imana, mwagize neza kuza guterana. Ndashimira umuyobozi, mushumba w'itorero rya Rehoboti, ko Umwuka Wera yangiriye icyizere mu bavuga butumwa benshi, hanyuma umunsi bufindo bukamfata nkaboneka nkaza. Imana ishimwe. Bimwe mu bintu byatumye nza hano bikomeye ni intego y'aya masengesho mufite, ni intego y'aya materaniro. Ni nziza cyane, imbaraga z'umusaraba. Amen. Nta n'ikindi dukwiriye kuvuga uretse umusaraba. Rwose intego y'iki giterane yanteye imbaraga nyinshi cyane, n'ishyaka n'umwete byo kuza kubana namwe ngo tuganire twibukiranye iby'uwo musaraba. Abari imbere y'Umwami, amen. Rero mwakoze mushumba kundarika, abaririmbyi baririmbye neza bavuga Yesu, mwamuvuze mumuvuga neza. Abakristo turicaye natwe turatuje ngo twumve. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusome rero amagambo y'Imana, dusome amagambo y'Imana. Umuntu uri kuri mixeri aze kumfasha, kubera ko ndabona nta returo mfite imbere yanjye, wenda ndaba niyumva aho numva narengereye ndagabanya, ntago meze neza, ariko umuntu w'imbere ni muzima. Dusome Luka, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka, igice cya 23 umurongo wa 39. Luka 23 umurongo wa 39. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka, igice cya 23 umurongo wa 39. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo, umwe muri abo bagome babambanywe aramutuka ati, si wowe Kristo? Ngaho ikize natwe dukize. Ariko wa kabiri aramusubiza amucyaha ati, no kubaha Imana ntuyubaha? Uri mu rubanza rumwe n'urwe? Twebweho duhowe ukuri, tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati, Mwami, uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Amen. Rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, igice cya 6. Rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, igice cya 6, dusome murongo wa 14. Abagalatiya, igice cya 6 umurongo wa 14. Abagalatiya ni paje 193 umurongo wa 14. Aravuze ngo, ariko njyeweho sinkirata ikindi keretse umusaraba w'Umwami wacu Yesu Kristo, wanteye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Twese tuvuge ngo amen. Ariko njyeweho sinkirata ikindi keretse umusaraba w'Umwami wacu Yesu Kristo,
yarawugaragaje, bivuze ko hari indi misaraba, umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo waneye ko iby'isi bimera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Turavuga ngo amen. Hanyuma nahawe aya magambo n'ubundi ari mu nsanganyamatsiko cyangwa se mu jambo muzaganiramo muri iyi minsi yose yo kuba imbere y'Imana mutaramye. Hanyuma nyahabwa muri ubwo buryo, ariko nyahabwa mu mutwe w'ijambo umeze nk'ikibazo, uvuga ngo ko umusaraba watubereye uburuhukiro, wararuhutse? Ko umusaraba wabaye uburuhukiro, waba wararuhutse? wawugezeho uraruhuka? Ariko kuko Mwuka Wera ari mwiza, aza no kumpa igisubizo, turaza kukibonera muri aya magambo. Amen. Haleluya. Ko umusaraba wahindutse uburuhukiro, kandi uburuhukiro bw'iteka, bitewe n'uwawubambweho, bitewe n'uwawugiyeho. Nahoze nsoma amateka y'umusaraba, ndatangara cyane, numva Yesu yakoze ikintu gikomeye. Nahoze nsoma amateka y'umusaraba, bagenda bagaragaza uko umusaraba wafatwaga kera mbere yo kuza kwa Kristo, mbere y'uko Kristo awubambwaho. Umusaraba cyari igihano cya nyuma gikomeye, cyangwa kubambwa ku giti cyari igihano cya nyuma gikomeye kibi cy'umuntu wabaga yabaye ikivume. Ikivume yabaga yatutse Imana muri Isiraheli, cyangwa yatutse umwami, cyangwa yakoze ibindi byaha bikomeye Imana yari yarabujije Abisiraheli. Uretse n'Abisiraheli kandi hari n'abandi bantu nagiye mbona bakifashishaga nk'igihano cya nyuma kibabaza umuntu. Umusaraba. Haleluya. Muri hano? Haleluya. Kukubamba ku giti cyangwa kukubamba ku musaraba cyari cyo gihano cya nyuma ku Bisiraheli gikomeye, cyagaragazaga ko udakwiriye kuba mu bantu, uri kivume. Ariko Kristo awujyaho yawuhinduye ubuzima. Aho abantu batekerezaga ko uwagiyeho cyangwa uwawubambweho aciriweho iteka adakwiriye no kuba mu bantu, twebweho twawugezeho kubera uwawugiyeho. Aho abantu batesherezaga agaciro, aba ariho abantu bongera kubona ubuzima. Imbaraga z'umusaraba. Imana ishimwe. Mbere y'imyaka 500 mbere y'uko Yesu aza, abaperesi nibo batangije iyi gahunda yo kubamba abantu ku musaraba. Abagiriki nabo bakomerezaho, ngo bahanaga abagaragu n'abantu batutse umwami, cyangwa bagahana abanyamahanga babananiye bakabajyana ku musaraba. Abaroma nk'uko nabivuze nibo banyuma noneho bafashe icyemezo, ari nacyo bahitiyemo Yesu, cyo kubambwa ku musaraba, kumubambisha umusaraba. Umusaraba rero nubwo wabaye ikintu gikomeye gifite amateka akomeye mabi, ariko byarangiye umusaraba ubaye n'ikintu gifite amateka meza kubera Yesu Kristo. Abari imbere y'umwami. Amen. Iyo usomye mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 17, herekana ko igiti aricyo cyatumye icyaha cyinjira mu isi. Igiti. Nahoze nsoma amateka y'igiti muri Bibiliya, nsanga igiti gifite amateka akomeye. Uhereye mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 17, turaza kugera ku mbaraga z'umusaraba, mbabwira ikintu Umwuka Wera yamishuriye. Haleluya. Igiti cyatumye icyaha cyinjira mu muntu, gituma urupfu ruza nk'igihano cy'icyaha, kuko niko Paulo yandikiye Abaroma aravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo. Imana yabwiye Adamu iramubwira ngo muri iyi ngobyi harimo ibiti by'ubwoko bwinshi, ariko hari ibiti bibiri bikomeye udakwiriye kwegera. Igiti kimenyesha ikibi n'icyiza n'igiti cy'ubugingo. Ibyo biti uko ari bibiri ntabwo ubyemerewe. Uzarya ibindi, ariko kuri ibi byo hariho towa, ntabwo uhemerewe. Biravuga ngo umwanzi ashuka Eva, twarabisomye ibyo. Ndashaka kuza kubabwira icyo Umwuka Wera yamishuriye ku cyitwa igiti
tuze guhinguka ku musaraba. Haleluya. Kuko igiti gifite amateka akomeye muri Bibiliya. Adamu na Eva barya kuri cya giti Imana yababujije, noneho barya no ku giti gikomeye cyitwa igiti kimenyesha ikibi n'icyiza. Uhereye uwo munsi, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, Imana irahana, urupfu ruraza rwinjira mu muntu ahanirwa icyaha. Igiti, nagiye mbona amateka menshi y'igiti, ahantu Imana yagiye ikoresha igiti kigakiza abantu. Igiti Imana yagikoresheje ihisha abantu iminsi 40 n'amajoro 40, ubwo yabwiraga Nowa imubwira ngo ubaze inkuge abantu bazinjire muri icyo giti gifite forme naguhaye, gifite shape naguhaye. Uzinjiramo wese azarokoka umujinya wanjye uzaza mu ishusho y'imvura. Igiti cyarokoye abantu iminsi 40 n'amajoro 40, bakira umujinya w'Imana kubera igiti. Haleluya. Igiti nicyo Imana yifashishije ndetse ihishuriye Mose, iramubwira ngo iyo nkono ufite niyo uzakoresha igitangaza. Yijyana imbere ya Farawo, uzayikubita hasi ihinduka inzoka, uyijyane niyo izakora ibitangaza byose. Nasanze igiti gifite imbaraga. Igiti nicyo Mose yakoresheje bageze ku mazi yitwa Imara, ngatema igiti agishyira mu mazi, amazi yaruraga araryoha, cyashushanyaga umusaraba. Igiti nicyo Elisa yakoresheje ubwo umwana w'umuhanuzi yatemaga intorezo yikagwa mu mazi, ngo hanyuma ashyira igiti mu mazi ngo gihamagara intorezo. Physically ku bantu bize, kirazira ikintu cyose kidafite ngo ndabyita ni rukuruzi, ku buryo habamo champ magnétique. Kirazira ko igiti cyakurura igiti, icyakora icyuma cyakurura ikindi mu gihe habayemo champ magnétique. Ariko mu isi y'umwuka, igiti gishushanya umusaraba cyakuruye intorezo. Ibintu ntibibaho, ntago bibaho mu isi. Igiti gifite imbaraga. Haleluya. Igiti Kristo yagombaga kubambwa ku musaraba kugira ngo amakosa yose yabereye mu giti ayakosoze igiti. Niyo mpamvu atapfuye urupfu rw'inkota. Banamushatse kenshi ngo bamutere amabuye bavuga ngo yiyita Imana, ngatuka Imana, ngo ntawungana n'Imana, kandi byari byo. Ibyo bamuregaga byari byo, kuko bari mu mubiri batumva icyo arimo aravuga. Bamuhize kenshi ngo bamwicishe urupfu rw'amabuye, baramubura kugira ngo ibyapfiriye mu giti azabikosoza igiti. Umusaraba ufite imbaraga. Haleluya. Ku musaraba nakuye indirimbo, nagezeyo mpindurirwa umwambaro, imiryango yarugurutseyo, nagabanye kuri ya migisha. Gorigota kera yarishaga, wayigezeho yari kivume. Ndahageze umutima uratsindwa, hampindukira imbabazi. Gorigota kera waricaga, wakugezeho yari kivume. Ndahageze umutima uratsindwa, hampindukira imbabazi. Ndemera. Haleluya. Yo, ndashima Yesu wemeye kugigorogota, ariko akajya atagiye kwicwa urupfu rw'amabuye, atagiye kwicwa urupfu rw'icumu cyangwa isasu, ahubwo agiye gupfa urupfu rw'umusaraba. Igihano cya nyuma kibabaje, kibi, umuntu ahanwa ntabona uko yishima ari kubabara, ntubona uko wikoraho kubera ko imisumari iri mu biganza. Igihano cya nyuma utari bubona uko wigira, nicyo Yesu yemeye gupfaho, nicyo Yesu yemeye kwishyiraho, kugira ngo njyewe wari kivume yambara ishusho yanjye. Umusaraba wuhereza agaciro, ngo ababyeyi bajyaga bahagera ngo bakarira, ngo kubera abana babo babambwe ku biti. Hari ahantu umuntu atasura, ariko ngo uyu munsi wabaye umusozi ndangamurage, wabaye umusozi wo kuruhukiraho. Haleluya. Iri jambo rero dusomye muri Luka ni igihe bari bajyanye Yesu bagiye kumubamba. Agera ku musaraba, umusaraba wari uhari ari umusaraba wa gatatu.
kuko hari indi misaraba ibiri, umwe w'ibumoso bwe wari uriho igisambo n'undi w'iburyo bwe hariho igisambo, ajyamo hagati. Bimwe mu bintu byantangaje, ibi bisambo ko ari bibiri byose byanganyaga amahirwe, kuko byose byari ahantu bishobora kubona ubuzima. Nyir'ubuzima ari hagati yabyo, byanganyaga amahirwe ariko ntibyanganya guhishurirwa. Ibi mbigereranya no kuba mu idini, umuntu akaba mu idini ariko guhishurirwa Kristo ntabwo ari ibya buri wese. Ni umugisha ukomeye kumenya Yesu. Abantu baba ahantu hari ibintu bibakiza ariko ntabwo abantu babihishurirwa kimwe. Niyo mpamvu imbaraga zidusunika muri iyi nzira ntabwo zingana. Haleluya. Mwarimu yavuze ngo mbese niki gituma umuntu aguma muri ibi bintu imyaka 30 igashira, 25 ikarangira, 50 ikagera? Ni izihe mbaraga? Biterwa nuko wahishuriwe Yesu. Urugero wabonyemo Yesu nirwo rutuma utindana nawe. Imbaraga ziri mu musaraba. Abari imbere y'umwami twese amen. Ibi bisambo byanganyaga amahirwe kuko byose bibambwe hafi y'ahari ubuzima. Bibiliya yavuze ngo iki? Ngo igisambo cy'ibumoso ngo gituka Yesu, kandi cyantangaje cyari gifite amakuru ya Yesu. Yaramubwiye ngo harya si wowe Kristo? Kumenya Yesu ni kimwe no kumumenya ari Yesu Kristo ni ikindi. Haleluya. Yesu ni izina rusange, ariko kumumenya nka Kristo, kumumenya nka Kristo wasizwe, nabyo nukundi guhishurirwa. Iki gisambo cyari kiza amakuru ya Yesu ariko amakuru ntiyagikiza. Bingana n'abaririmbyi baririmba amakuru ya Yesu, amakuru atabakiza. Bingana n'abadiakoni, bingana n'abashumba, bingana. Nahoze nsoma ngo ndeba ahantu imisaraba iba, sanga umusaraba uba ahantu hane. Umusaraba uba kumva, igishushanyo cyerekana ko uwo muntu yari yarizeye Yesu Kristo. Imva z'abera zose n'abantu bizeye Kristo, uretse ko nabonye niyo wabatijwe n'ahandi bapfa gushyiraho. Simbizi niba bigira icyo bimara, ariko nabonye imisaraba iba kumva. Aha kabiri, umusaraba uba ku makote ya bene wacu. Aho narebye ku myambaro ya bene data naho habaho umusaraba. Umusaraba wa gatatu nasanze ngo umusaraba uba ku nsengero, bishushanya ngo abo bantu bapfanye na Kristo kandi bazukana nawe. Sibo bariho, ahubwo bariho ku bwa Kristo. Aha kane ni abantu bashobora kuyifashisha nk'ibimenyetso mu miryango runaka za Croix Rouge n'ahandi, nabo baba berekana umusaraba. Ariko hari undi musaraba uba mu mutima w'umuntu, umusaraba wa Kristo, ariwo musaraba wa gatanu, utaba ku myenda, utaba no ku nsengero, utaba no kumva. Umusaraba umuntu agendana mu mutima. Ndaza kubibabwira, uwo musaraba niwo utuma tutabaho nk'uko dushaka. Aribyo Paulo yavuze ngo nabambanywe na Kristo ariko sinjye uriho. Haleluya. Uwo ngo ni ugira imbaraga, utandukanye n'uba ku makote cyangwa amakanzu, utandukanye n'uba kumva. N'umusaraba uba mu mutima utuma tugira discipline yo mu ijuru kandi tukiri naha mu mubiri. Ibisambo rero byabambwe hagati, byabambwe ahantu Yesu yarari. Kimwe kirahishurirwa, ikindi nticyahishurirwa. Icy'ibumoso ngo gituka Yesu. Iki gisambo cy'ibumoso gishushanya cya giti kimenyesha ikibi n'icyiza, kuko cyagiye muri analize na logique. Ibyo Satani yabwiye Adamu na Eva ngo Imana yarababeshye, ngo harya nimujya kuri iki giti ngo muzahumuka ngo amaso yanyu arebe. Yego nibyo. Hanyuma iki gisambo rero kibwira Yesu ngo niba uri Kristo niwikize natwe dukize. Nticyamenya ko kuba Yesu ari aho ngaho ari we ashaka gushayaringa ubuzima. Kuba Yesu abambwe ntari kuzira ibyaha bye, ahubwo arashaka kumuhereza ubuzima. Ibyo ntiyabihishurirwa. Ng'ikiburyo kiramureba ngo kirahindukira ngo kiramubwira ngo ariko uretse no kuba wari muzima, no mu rupfu nta discipline ugira. Twebwe turazira ibyo twakoze, ariko uyu nta cyaha yigeze akora. Haleluya. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, imutanga mu maboko y'abanyabyaha, baramubamba asohoza ibyanditswe kuri we. Atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa, kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi.
ni muri Yesu Kristo, mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe. Imana yiyungiyemo natwe, ntiyaba ikitubaraho gukiranirwa. Imbaraga z'umusaraba si ukuba ari igiti gusa, ahubwo niyo nkomoko y'ubuzima bushya twahawe. Imbaraga z'umusaraba si igiti. Hari uwo nabonye ejo bundi, ni umunyamerika wari wapfuye, wari umuvugabutumwa ukomeye. Mbona umuntu yikoreye umusaraba ufite n'amapine. Navuga ntuwo wawe uroroshye pe, umusaraba ufite n'amapine, uwo nturemereye nk'uwo Yesu yikoreye. Barimo baragaragaza ko uwo muntu yari umukozi w'Imana, yari umukristo, ikimenyetso cy'imbabazi. Umugore we yanababariye umuntu wamwishe, noneho bagenda muri stade aho bari bagiye kumwibuka, agenda ahetse umusaraba, igiti kinini ariko gifite amapine. Ndavuga ntuyo uroroshye kabisa. Umusaraba rero si igiti, ahubwo ni inkomoko y'ubuzima bushya twabonye bitewe n'uwawubambweho. Imana ishimwe cyane. Hari ibimenyetso nka 6 Mwuka Wera yampishuriye biri mu mbaraga z'umusaraba. Ibintu 6 bikomeye biri mu mbaraga z'umusaraba. Ibintu 6 bikomeye Mwuka Wera yampishuriye bigaragaza imbaraga z'umusaraba wa Kristo. Icyambere ni ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana hagati y'Imana n'abantu. Urukundo rw'Imana hagati y'Imana n'abantu. Iyo dusomye Yohana 3:16, amagambo tuzi cyane, haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Finale y'uru rukundo cyangwa se imbarutso y'uru rukundo yabaye umusaraba wa Kristo. Umusaraba wa Yesu watubereye ikiraro cyiza kiduhuza n'Imana. Ibintu byose ba Mose batashoboye, ko murabyibuka ko bayoboye Abisiraheli nibura ngo bagerageze barebe uko babahuza n'Imana, bakoresha ibitambo, bakoresha ibintu byinshi bitandukanye, bagenda badasoje cyangwa se batabaye ikiraro cyiza gihuza Imana n'abantu. Ariko umusaraba wa Kristo, haleluya, wahindutse ikimenyetso simusiga cy'urukundo rw'Imana ruduhuza n'Imana. Ibyo Mose atashoboye, ibyo ba Eliya batashoboye na ba Yosuwa, umusaraba wa Kristo kubera urukundo rw'Imana, Imana yawunyuzemo yiyunga n'abantu. Nicyo kimenyetso simusiga cyerekana urukundo rw'Imana. Kristo ubwo yarabambwe ku musaraba, murabyibuka ngo Imana yarahindukiye ireba inyuma kubera ubwinshi bw'ibyaha, ngo ahinduka icyaha. Imana irahindukira iramureka, ngo kugeza ubwo yavuze ngo data ni iki kikundekesheje. Imana yabonaga Yesu yahindutse icyaha, kuko uhereye kose Imana yanga icyaha, ngo irahindukira ireba inyuma. Bibiliya ivuga ngo nuko ibitare biramenagurika, izuba ribibonye ngo rirahunga, ukwezi kubibonye kurahunga, ngo habaho ubwira kabiri. Ariko byari kugira ngo Imana igaragaze urukundo rwayo. Umusaraba wa Kristo waduhindukiye ikimenyetso kitwereka urukundo. Umusaraba wa Kristo waduhaye true love, urukundo rw'ukuri rutarimo prank, urukundo rw'umwimerere rudafunguye. Ni Yesu uzi gukunda, abandi turagerageza. Yigeze yabwira abigishwa, barababwira ngo ni ikihe kintu kiruta ko napfira abantu banjye? Ni ikihe kintu kibiruta? Umwungeri mwiza apfira intama ze. Turashimira Yesu wadukunze urukundo rukomeye, akarugaragariza mu musaraba. Nahoze nshimira Yesu mubwira nti warakoze kudapfa urupfu rw'isasu, kandi nabyo byari gushoboka, cyangwa urundi rupfu. Warakoze kwemera urupfu rw'umusaraba. Imbaraga rero ziri mu musaraba wa Kristo ni urukundo, ikimenyetso cy'urukundo. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umuntu wese umwizera ahabwe ubugingo buhoraho. Ashimwe Yesu. Ikindi cya kabiri kiri mu mbaraga z'umusaraba wa Kristo, niyo soko y'agakiza. Umusaraba wa Kristo niyo soko y'agakiza, ni imbaraga zikiza. Mana nyiri ibihe byose we, umusaraba wa Yesu niwo soko y'agakiza.
ntago nibaza niba hari izindi mbaraga zari kunshobora, ntago nzizi niba hari izindi mbaraga zari kunshoboza, sinzi naho zari guturuka, ku buryo umuntu ashobora kumara umwaka, akamara imyaka 2, akamara imyaka nk'iyo umaze utari wasambana kandi uri ahantu bishoboka. Ntago mbizi, ariko imbaraga ziva mu musaraba zituma umubiri uba netre, ukumva unyuzwe nuko Imana ikugize. Niwo soko y'agakiza. Agakiza, ibidukiza byose bipfunyitse mu musaraba. Ntago nzi niba abagabo nkamwe iyo mudahura n'agakiza mwari kujya mumara ukwezi mukamara amezi 2 mudapfundiye amacupa ya byeri. Ntago mbizi, ariko umusaraba harimo imbaraga zishobora gutuma umugabo nkawe ufite amafaranga yawe, umugore nkawe, umukobwa nkawe, umusore nkawe, utuye ahantu hari utubari, hari amahoteli akomeye, watega n'indege ukajya Dubai ku mucanga kuryoshya, cyangwa Igisenyi cyangwa ku Kibuye, ukajya muri hoteli nziza ukanywayo amave ukanezeza umubiri. Ariko imbaraga zituruka mu musaraba, ntabwo nzi niba hari ikindi kintu cyari kudushobora uretse umusaraba. Ntacyo. Mukobwa mwiza, nta kindi kintu cyari kugushobora. Uba muri uyu mujyi wa Kigali wimama ukipapa, wimenyera byose. Hanze hari abagabo b'ibipfu badakijijwe bashobora kukwitaho umwaka ugashira undi ukaza. Dufite abantu babayeho mu buzima bw'ibinyoma, bagenda mu modoka z'ibinyoma, bafite amatelefone y'ibinyoma, bambara mu binyoma, baba mu mazu y'ibinyoma, biga mu binyoma. Ariko imbaraga z'umusaraba zikagukaruma, zikakubwira ngo humura mukobwa, humura, tuzagutungisha ibyo mu ijuru, turi kumwe nawe. Nta kindi kintu cyari kudushobora uretse uyu musaraba. Nta na kimwe, ntacyo. Niwo soko y'agakiza. Nafashijwe we. Nta kindi kintu cyari gushoboza abapfakazi, kikabafata kikabakaruma, kikakubwira ngo komera, ugakomera kandi ukumva urakomeye. Nta bandi bagabo winjiza mu nzu, ibintu byose ubyimenyera uretse Yesu ngo mucamanza wanyu. Izo protokole Yesu akaba ari uzi gushoboza. Umusaraba wabaye isoko y'agakiza. Ubwo n'ibindi ntavuze, Umwuka Wera ari buguhishurire. Izo mbaraga zose tuzikura mu musaraba wa Yesu. Uziko umuntu abana n'abantu bamwanga, ubizi ko bakwanga pe, n'ibimenyetso bifite, ariko umusaraba ukakurusha imbaraga, ukakubwira ngo we ntuzabanga, ukabishobora disi. Umusaraba, imbaraga z'umusaraba, aho umuntu ashobora kuba ari mu mafaranga uyareba, abana bakabwirirwa bakaburara, umusaraba ukakubwira ngo wabambanywe na Kristo, ibiganza byawe byatoboranywe n'ibye, ntukwiriye gukoramo, ntago wemerewe, ugataha ukaburara ukabwirirwa kandi uri ahantu hari amafaranga. Reka mbabwize ukuri, umusaraba dushoboza kuba ahantu hari ibyaha ariko tutabikora. Muri hano uzi kuba ubizi ko washatse nabi, ufite umugore mubi cyangwa umugabo mubi, byose si ibintu bisanzwe, si ibintu bisanzwe. Haleluya. Ndabaganiriza buhoro. Ubizi neza, ufite n'ibimenyetso, waba ubifite mu mamesaje, waba ubifite mu cyumba, umusaraba ukagukaruma, ukakubwira ngo ni nge soko y'agakiza, naho wemerewe kujya. Ngibyo ibyo muzataramiramo muri iki cyumweru, ni imbaraga z'umusaraba, isoko y'agakiza. Ibintu bituma ari bitaza kudushakisha kandi dufite ibyaha, ariko umusaraba udutunganyiriza gusa na Kristo. Umuntu wananiye ribu, umuntu wananiye umuryango, umuntu wananiye abantu, umuntu wananiranye, umusaraba uramukaruma. Mu musaraba wa Yesu harimo imbaraga. Icyama ibingibi akaba ari iby'abantu baririmba gusa, akaba ari nabyo bigisha. Ikimenyetso simusiga kiri mu musaraba wa Kristo niwo soko y'agakiza. Icya gatatu, yebega muyobozi, muze kumfasha ntaza kurenza igihe.
icya gatatu, umusaraba wa Kristo urimo imbaraga zinyomoza Satani. Umusaraba wa Yesu urimo imbaraga zatumye Satani akorwa n'isoni, kuko ibintu byose Satani yibwiraga Imana yabinyujijemo umurongo. Iyo dusomye mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 15, tuhasome mu izina rya Yesu, mwumve icyo umusaraba wakoze. Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 15, mwumve ukuntu umusaraba wa Kristo wanyomoje Satani, kuko Satani yibwiraga ko urupfu rwa Yesu azamufatirana akamwica nk'uko yica abandi bantu ntazuke, ariko umusaraba wa Kristo urimo imbaraga zamukuye mu bapfuye. Urwandiko rwa Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 15, dusome mu izina rya Yesu. Ariko dushatse twahera ku murongo wa 13. Haravuze ngo kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe, imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarukuzaho kurubamba ku musaraba. Kandi murongo wa 15, kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Haleluya. Umusaraba wa Yesu wanyomoje Satani, umwambura imbaraga zose, ngo nawe yari yaraheranye kuzimu. Kristo amaze kugerayo, ngo yarabazamuye abajyana muri paradiso. Umusaraba wa Yesu wanyomoje Satani n'imbaraga zose z'umwijima. Abo Satani yaraheranye, imbaraga ziri mu musaraba zituma Kristo abigarurira, bahinduka ubwoko bwe. Imana ihabwa icyubahiro. Icya kane, umusaraba wa Yesu ufite imbaraga zituma twiyambura icyaha, cyangwa se imbaraga zihindura umuntu. Iki cyo ni nkaho nakivuze, kirasa na cya kindi cya kabiri. Iyo dusomye mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 6, igice cya 6 umurongo wa 6, hatwereka ko twiyambuye umuntu wa kera, twiyambuye Adamu wa mbere, ahubwo Adamu wa nyuma ari we Kristo yaduhaye gusa n'Imana. Abaroma 6 umurongo wa 6, reka naho tuhasome. Imbaraga z'umusaraba zituma twiyambura umuntu wa kera, umuntu ufite kamere y'icyaha, tukambara ishusho ya Kristo ari we Adamu wa nyuma. Abaroma 6 umurongo wa 6, twumve icyo umusaraba wa Yesu wakoze. Abaroma 6 umurongo wa 6 haravuze ngo kandi tumenye iki, yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe, kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Twese tuvuye ngo amen. Adamu wa mbere, mbabwiza ukuri, nta mukristo ubyara umukristo. Hari ukuntu higeze habaho inyigisho z'ibinyoma zibwira ko abantu bavukiye mu rusengero cyangwa se babyawe n'abantu bakijijwe bazaprofita ku gakiza k'ababyeyi babo. Ibyo bintu ntago bijya bibaho. Nta mudiyakoni ubyara umukirisitu, nta mushumba ubyara umukirisitu. Materinete ibyara abana b'Imana iba muri Kristo Yesu. Haleluya. Njye nagize umugisha wo kuvukira mu rugo rukijijwe, papa na mama bakijijwe, umwana umudiyakoni undi ari mwarimu. Ariko ntago agakiza k'ababyeyi gashobora kugukiza, ntibishoboka. Keretse umunsi uhura na Yesu ukamubwira ngo ndi umunyabyaha. ADN za mama na papa zikozwe muri Adamu wa mbere, ariko ADN za Kristo nta cyaha zirimo. Ndakwizeye umbere umwami n'umukiza. Nta mirimo ya papa wawe izagukiza, nta mirimo ya mama wawe yagukiza. Yewe nawe mama nubwo wabyaye, ariko nta mirimo wakora ngo abana bawe bayiryeho. Kristo niwe wenyine wihindurira umuntu akaba icyaremwe gishya, kuko yahingutse ku musaraba. Ndafashirwa. Haleluya. Sinyiri cy'abantu bifuza ko mbacyo, ahubwo n'icyo Imana ishaka ko mbacyo. Reka mbabwire narahindutse, yangiriye neza, amizina rishya. Reka mbabwire narahindutse, yangiriye neza, amizina rishya. Benshi bari bazi ko nyiri wa wundi, abandi bari bazi
ko nyikora ibya kera, reka mbabwira narahindutse, yangiriye neza amizina rishya, amaraso yamenetse yankuyeho urubanza, yarambohoye ndaririmba, kuko nzi yuko nababariwe, narabohowe ndaririmba, kuko nzi yuko inzandiko z'indega zari nyinshi, Babuloni yose yamenye izina ryanjye, ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yankuyeho urubanza, ariko nyuma, haleluya, amaraso ye. Hari n'abandi bantu bajya bibeshya inyigisho z'ibinyoma zabayeho kera, ariko abantu batangiye guhishurirwa Kristo, zibabwira ngo nibakora imirimo myinshi itegetswe n'amategeko ibyaha byabo bazabikurwaho. Akumva naririmba indirimbo nyinshi, agakora amarepetisiyo menshi, bizaba bihwaniyemo Imana ukayitera forfe. Akumva natanga amaturo menshi, agakora imirimo myinshi mu idini, Imana azaba yiteye forfe cyangwa yihaye ruswa ituma babarirwa ibyaha. Ariko man, iyo minsi yibujije abantu bayibayemo. Umuntu yasambana akaza agahita agura ibyuma byose by'urusengero akagira ngo atwikiriye ibyaha. Ni nako byagendekeye Dawidi. Dawidi yisomye Zaburi ya 51 yerekana ko yakoze ibyaha, akomeza yandika. Mbabwiza ukuri, umurimo wo guhishurirwa Kristo ni umurimo utandukanye n'indi mirimo yose y'idini. Yakoze icyaha yicisha Uriya, anasambana na muka Uriya, ibyo byose abikorera icyarimwe, akomeza gushyiraho Zaburi araririmba, agira ngo ibyaha yaririmbye bizakurwaho n'indirimbo aririmba. Umunsi umwe rero umuhanuzi ngaramusanga aramubwira ngo yewe Dawidi, hari ikibazo ufitanye n'Imana, warasambanye uranica, Imana irashaka ko banza ugakemura ikibazo mufitanye. Imirimo myinshi mukora mu idini si ibakiza kiretse gutumbira umusaraba. Haleluya! Hayiwe! Hari igihe abantu bamarana iminsi ibinyoma, akibwira ko namara imyaka myinshi mu idini ryuzuye umwuka wera nka Adeperi azaprofita ku muriro w'abandi, ariko guhishurirwa Kristo n'imbaraga z'umusaraba nizo zigutandukanya n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Mwarakoze guhishurirwa aya magambo. Abarokore benshi bararushye kandi baruhiye hafi y'umusaraba, baruhiye mu bintu Yesu yaruhiye, akabiruhira akabimenera amaraso. Ariko Rehobote umwuka wera arashaka ko muhinduka, mukamenya icyo Yesu yakoze ku musaraba, mukaruhukira hari ubuzima, mukaruhukira munsi y'umusaraba. Ibitonyanga by'amaraso ya Kristo bikajya bihora bibajojobaho. Munsi yawo, munsi yawo niho nteza amaboko, munsi yawo, munsi yawo niho mbonera amaboko. Imbaraga z'umusaraba zaduteye kwiyambura umuntu wa kera, umuntu waraguzaga, umuntu waterekeraga, umuntu wabandwaga. Imbaraga z'umusaraba zaduhishuriye kurekura umuntu wa kera, umuntu wa kamere, duhinduka umuntu wa nyuma, ariwe Kristo, ariwe buzima bw'iteka. Icya gatanu, imbaraga z'umusaraba zaduhaye, zatuzaniye ubumwe n'amahoro hagati yacu n'abantu, hagati yacu n'abantu. Yisomye mu Efeso 2:14, rwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya 2 umurongo wa 14. Uyu munsi rwose Imana ishimwe ko nabwirije nitonze. Amen, haleluya. Abefeso 2:14, minota mirandangirana rwose ndabizi kugira ngo tuze kongera kumva indirimbo. Abefeso 2:14 yaravuze ngo uwo niwe mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe abari ababiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi aribwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya,
amaze gukuzaho amategeko n'iby'imihango umubiri we, kugira ngo babiri abaremamo umuntu umwe mushya muri we, ngo azane amahoro atyo, kandi ngo bombi abagire umubiri umwe, abungisha Imana umusaraba awicishije bwa bwanzi. Twese tuvuge ngo amen. Mu musaraba wa Yesu harimo imbaraga zishobora gutuma umurundi n'umunyarwanda basangira, kandi bishoboka ko hari amahame yatuma badahura. Uranyumvise? Haleluya. Mu musaraba wa Kristo harimo imbaraga zishobora gutuma umuzigaba n'umusinga bicarana bose bagasangira igaburo ryera, kandi bishoboka ko hari amahame y'isi adashobora gutuma bahura. Umusaraba ni igitangaza. Umuntu umwe, abantu ngo bigeze bakora igaburo ryera, ngo habamo abantu bamwe babipfa barinda bajya no muri leta. Hanyuma abayobozi barababaza ngo mwapfuye ibiki mwari murihe? Bati twari turi ku igaburo ryera. Igaburo ryera ni iki? Ngo ni ukunywa amaraso ya Yesu ngo n'umubiri we. None se ayo maraso nayaryari? Batamaze ibihumbi birenga 2, imyaka irenga ibihumbi 2 uwo muhunga yamenye. None se ntabora, ntagaga, ntagira gute? Ayo maraso atagaga, ayo maraso atabora, ayo maraso ni bwoko ki? Barambwira ngo ni amaraso y'umwana w'intama utagira inenge. Bayarwaniyeho ariko babizi ko ari yabakiza. Ni amaraso atabora, ni amaraso atagaga, na n'uyu munsi ngaracyatemba avuga ibyiza. Mwaririmbye ngo Abeli yavuze ibyiza, ngo ariko aya Yesu arayaruta. Haleluya! Umusaraba wa Yesu rero wamenetseho amaraso avuga ibyiza, utuma abari babiri bahinduka umwe. Iby'amategeko n'imihango by'isi bibuza abasinga n'abazigaba, abacyabana babandi bose bahurira ku maraso ya Yesu kubera umusaraba wa Kristo, bagasangira, umwe akajya abona undi ni mwiza. Ibyo bintu bikomoka ku musaraba wa Yesu, kuko umusaraba wa Yesu uvuguruza amahame yose y'isi. Ndabyumva ko munyumvise? Nabyumvise rwose. Umusaraba wa Yesu uvuguruza amahame yose y'isi. Ngiye gusoza icya gatandatu gikomeye umwuka wera yameshuriye. Imbaraga z'umusaraba wa Kristo ziduha ibyiringiro by'uko tutazaguma mu mva. Yo, Imana ishimwe we. Haleluya! Imbaraga z'umusaraba wa Kristo ziduha ibyiringiro ko imanda nivuga twebwe abizera tutazaguma mu mva, ntabwo ibituro bizaduherana. Imbaraga z'umusaraba wa Yesu zizatuzura. Abakorino, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorino, ni naho ngiye gusoreza. Aka kanejeje cyane, nanezerewe uyu munsi Imana. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorino igice cya 15 umurongo wa 20. Rwa mbere rw'Ikorino igice cya 15 umurongo wa 20. Nanezerewe cyane. Umusaraba wa Yesu ufite imbaraga. Haravuze ngo ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye. Kuko urupfu rwazanywe n'umuntu, niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Nkuko bose bokojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Ariko umuntu wese mu mwanya we, kuko Kristo ari we muganura. Hanyuma aba Kristo bazabona kuzuka ubwo azaza, nibwo imperuka izahera ko isohore, ubwo azashyikiriza Imana ubwami ariyo Data wa twese, maze agakuraho ingoma zose n'ubutware bwose n'imbaraga zose, kuko akwiriye gutegeka kugeza aho azashyirira abanzi munsi y'ibirenge bye. Umwanzi uzaheruka gukurwaho n'urupfu. Tuvuge ngo amen. Imbaraga z'umusaraba wa Kristo zizatuzura mu bapfuye. Ubwo Yesu atagumye mu mva abiheshejwe n'umusaraba we, natwe tuzazuka. Nabwiye Yesu ngo azaduhe promotion, ariko sinzi niba bizaba. Ni icyifuzo cyanjye nyine. Naramubwiye ngo naza kudutwara azatujyane buhoro gakeya, nko muri metero 100 duhagarare mu kirere. Yo, tubwire isi turakuzukanye tu. Haleluya! Tubwire isi turagiye kwera. Umwami wacu aratujyanye. Abazaba bafite amadeni uwo munsi, mutari mufite gahunda yo kwambura, muzahindukira mubwire isi muti boss abishyure, turagiye twebwe. Tuzazuka, abazaba bakiriho bazahindurwa kubera imbaraga z'umusaraba. Haleluya! Umwami azatutwara, azatujyana buhoro kandi azatujyana nk'utatwibye, kuko yadutanzeho igiciro, yadutanzeho ikiguzi. Imbaraga z'umusaraba zizadushyikiriza Imana.
tuzagera mu ijuru tuzabana n'Imana. Imana ibaha umugisha. Pawulo yavuze ngo kubw'ibyo nabambanywe na Kristo, kandi iby'isi byambereye nk'ibibambwe, bimbona nk'ibibambwe nanjye mbibona nk'uwabambwe, bimbona nk'uwabambwe nanjye mbibona nk'uwabambwe. Mbese twaraguranye, ibyo byambonye nk'ubambwe nanjye mbibona nk'uwabambwe kubera imbaraga z'umusaraba wa Kristo. Aya materaniro azarangire umenya agaciro kari mu mbaraga z'umusaraba. Kristo abambwa, yabambwe nta bagore bariyo, n'abari baje yarababwiye ati nimwirire n'abana banyu. Basore beza, ntago abagore bari ku musaraba. Abagore ni Abanyarwanda, ni Abanyarwandakazi. Muzababona kuko mwasenze mukarindira Kristo. Imbaraga z'umusaraba ntizirangirira mu byinaha, ahubwo imbaraga z'umusaraba zirangirira mu gaciro k'icyo Imana ikora muri twe. Nta mazu yabambanywe n'ifarashi, ubwo igereranywa n'imodoka mu gihe cyacu, yayigenzeho kabiri gusa. Yagenze n'ifarashi bamuhungisha Herode ngo atamwica, yongera kugenda ku ifarashi bamuvuga ngo nguyu Hozana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Ni kabiri gusa. Urumva rero ku musaraba nta mamodoka ariyo, nta n'amafarashi ariyo. Ikintu kiriyo kirimo ubwami bwo mu mutima, harimo ubugingo, hariyo amahoro, hariyo ibyiringiro, hariyo ubugingo bw'iteka, hariyo kuzabana n'Imana iteka. Ibindi byose ni iby'inaha, ni amahame y'isi, kandi Imana nabyo irabitwemerera kuko ari inshingano zayo. Ariko nugera ku musaraba nta kindi uzahakura. Uzahakura ikimenyetso cyo mu ruhanga ari wo Mwuka Wera, uzahakura umuzingo w'igitabo ari wo jambo ry'Imana rizakuyobora, uzanahakura umwenda mushya witwa gukiranuka, ariko gukiranuka kwa Kristo. Ibindi byose mugende mushakishe, mujye mucuruze inyanya, mucuruze karoti, mujye mu maofise, abamotari mu motare, ni iby'inaha. Ariko amahame y'ijuru ari mu musaraba wa Kristo. Ndashaka ko dusenga, duhomeka amaso yacu. Mbese wajyaga wumva imbaraga z'umusaraba ukumva niki? Wumvaga imbaraga z'umusaraba ukumva niki? Ni uguhishurirwa Kristo, ukamera nka cya gisambo kibambwa iburyo kibwira umwami Yesu ngo rata Yesu, ubwo uzagera mu bwami bwawe uzanyibuke. Rata Yesu, umpe imbaraga zo kunesha. Rata Yesu, umpe kumera nk'uko wari umeze, umpe umutima wari ukurimo. Rata Yesu, ndashaka kugira ibyo ndeka kubw'umusaraba. Pawulo yaravuze ngo nabambanywe na Kristo, ariko sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Aravanga ibyo nkora byose nyiriho muri uyu mubiri mbikoreshwa nuko nizeye uwambambiwe. Birashoboka ko umaze iminsi mu idini ufite ibinyoma bikubwira ngo imirimo myinshi uzakora niyo izagukiza. No, indirimbo nyinshi no kubwiriza no gusenga no gutura n'ibindi si byo bikiza. Iyo ni imirimo y'abana bo mu rugo, ariko si byo bikiza. Hakiza guhishurirwa Kristo. Ushobora no kuba uri mu kinyoma kivuga ngo ababyeyi banjye barakijijwe, ngo ababyeyi banjye ngo baraba n'aba mu idini. Ibyo nabyo ntago bikiza. Hakiza guhishurirwa Kristo. Uyu mugoroba Imana iguhishurire Yesu ku musaraba, umwegere, umukoreho, ibitonyanga by'amaraso ye bikujojobereho. Urahabwa ubuzima, urahabwa kubaho, na cya cyaha cyakunaniye, na cya kindi kikwizingiraho buri munsi araguhereza imbaraga, kuko mu musaraba wa Yesu harimo imbaraga. Oh haleluya! Cya kindi cyakunaniye ukizamukane ku musaraba, umubwire ngo mwami namenye imbaraga ziri mu musaraba wawe, ndashaka guhinduka nkamera nkawe, ndashaka gusa nawe. Kristo yabambwe rimwe, ntago azongera kubambwa, ariko ishusho y'icyo yakoze iracyari igorogota, ishusho y'icyo yakoze iracyakora. Na n'uyu munsi amaraso ye aracyeza, na n'uyu munsi amaraso ye aracyahumanura. Umwizere muri uyu mugoroba, umwizere muri uyu mugoroba. Iki giterane kizarangira uhishuriwe imbaraga z'umusaraba. Kandi birashoboka ko waba utarakizwa, utaramenya Yesu. Birashoboka ko waba waranamumenye, ufite amakuru menshi kuri we, ariko amakuru ataraguhinduye. Umeze nk'iki gisambo kibambwa ibumoso, kirabizi ko Kristo ari Kristo, ariko ntago byamukijije. Uzamura ikiganza cyawe ubwire Yesu ngo nari maze iminsi mbiririmba, nari maze iminsi mbibwiriza, nari maze iminsi mbisengera, ariko ayo makuru atarangijije. Ubwire Yesu ngo ndashaka guhinguka ku musaraba wawe, kuko igorogota hari imisaraba 3. Rero umuntu ahabwa imbaraga bitewe n'uwo yahingukiyeho. Abahingukiye kuwa Yesu bose bafite amahoro, abahingukiye kuwa Yesu bose bafite ibyiringiro, abahingukiye kuwa Yesu bose bafite umunezero bavoma muri uwo musaraba. Uzamura ikiganza cyawe ubwire mwami ngo mwami ndashaka kwegera umusaraba wawe. Hari ibyo nari narabeshywe, hari ibyo numvise, ariko ndashaka uyu munsi guhishurirwa umusaraba wawe. Hari icyaha cyananiye kubera ko ntahingutse ku musaraba wa Kristo, ariko uyu mugoroba ndashaka guhingukira ku musaraba wa Kristo. Azampa imbaraga, azampa kwihanganira byose. Ni nako Pawulo yanditse, yaravuze ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Imana ibahe umugisha mwebwe mwazamuye ibiganza. Yewe nanjye natinze kubimenya, utagira ngo uri kwigirira nabi. Guhishurirwa Yesu ni umugisha.
guhishurirwa Yesu n'umugisha. Hari n'abantu baza mu gakiza bazi ko baje gutoragura ibitangaza, ariko bahageze bahahurira n'imibabaro, bagambirira gusubira inyuma mu mutima, bamera nka nyamurya irya nino. Ariko humura, nugera ku musaraba uzahabwa imbaraga zigushoboza gukomeza iyi nzira. Ntago kuri Kristo hari ibitangaza gusa, ahubwo twahawe no kubabazwa kubwe. Uwo musaraba wa Yesu rero uradukaruma ukaduha imbaraga. Imana ibaha umugisha. Bazamuye ibiganza, sinzi niba mwabizamuye nyine nk'uko Umwuka Wera ashaka, cyangwa wenda ari ukundi kuntu mubishaka, ariko niba wumva ukeneye imbaraga zituruka ku musaraba, uzamura ikiganza cyawe neza, uhumure. Ntago ari ubugwari, nta n'uri buguseke, nta n'uri bukubaza ibyo wakoze, ahubwo uri bwemerere Yesu umwikubita imbere, umubwire ngo nari mfite amakuru atariyo, nari nduhiye muri ADPR, nari nduhiye mu idini, ntaramenya imbaraga z'umusaraba, ariko ndashaka kukwizera. Imana ibaha umugisha. Bazamuye ibiganza, Mwami abagirire neza.